Kanze gato mbanze nzirere hano. Ndakumva amakuru yawe meza. Kwa tudokima turangije Baraturangije kare. Ubwo nangahe 500 yonyine. Tumereze hano ndebe. Iyo studio izi gufotora cyane. Iyo studio ni gucisha. Kabisa. Ndabona bifotoye neza. uri gurankanze mukanzi cyako bakarya rugo mwabayemo rega ntureba urabona nta naguteye umugongo ndimo gukubura hari ikintu nshaka gukinisha ababwira igiki nta batipe uzi mwaba muri mu rugero rumwe abatipe byibura nka batatu ndashaka abatipe bo guha akazi bose zibabiri babiri ndabazi harimo umujama bita Kazungu bitwa na Mudage ndabazi nese ubwo wa gatatu nzamukura ntabwo mbize wamwishakira ko nakwiba papa yanyica rwose ngo umukozi mwiza dore umaze no gucya mwanya nyine mubwira nese baba muri karitsiye uzangurira akantu ariko zakagura rwose ari ikintu wabuze muri uru rugo ariko nyine nzanakugura n'akantu ni ukuvuga uraza kumanuka hepfo muri karitsiye uzagenda ukate gutya ahantu nyine hari inzu isukuna wanyirenze ku tuntu twayitera nyine pe ahantu hari inzu ifite n'inzugi zisukuna baba bari ahantu mu gakorodoro gutya uzamanuka uzababona iyo mirangire yawe rero ndumva nta n'ahantu yageze ahubwo wowe tuzajyana muri dira ugende ubanyereke nuko dukomeze akazi ntarebe ndaza kukuzanira akantu mana hari ahantu narukiye n'umugoroba sawa nta kibazo Sawa. Manera. Sawa. Emara fegese mara hari. Wapi na akari? Akarirose. Wapi nako na akari? Hana kangufuze. Reka. Abe n'agacuma. Wapi ibyo ntabwo tuzura zahabwe n'imigende. Ura barokore. Sawa n'imigende nabi. Wapi sawa n'imigende. Nari ishusho. Nari. Nire. Yego yego. Karekeza shumye. Ningiye karekeza tumwe. Karekeza kigiye kibazo. Karekeza ararwaye nyine ari mu rugo arambwiye ngo mbazanire envelope. Nta kindi se kindi yagutumye. Oya nta kindi. Okay, nta kibazo sawa. Sawa ngaho kamengiye. Sawa tubikomeye. salama nene Salam. mezete Neza ke. nisi nyinshi kabisa Cyane abitwe. arakeye Yego cyane. ifaranga batubonye se kuri mobile money Aha natubonye pe. atubonye nyine narinje ngo dukora umuti nk'uko bisanzwe nyine batwara staff nyine njye muri deal kabisa Kandi staff. Reka nuguve mu nzira sasha bakeya byatari we birenze. reka njye kuhiga ifeza kabisa buriya tuzabona na wenda njyana nakwiyemeza kabisa nkagutama Uri gutinda. reka wabyemera se Gusa se uracyabunda ibirenze. yero mbeshya Keve wa. nizere ko byuzuye nta mpamvu yo kwirirwa Biruzi ahubwo we vanzira atagira umuntu kuba gitunga. ni uko kwizera kuva na kera Niko bimeze. merci sasa akagaka nyine ukuntu imbere ahantu ukuntu nyine imbere we korode jya mu gipangu
Sama. Meza mtu. yuko muri abajama kandi muzi zikaritsiye zose ukuntu ziba zimeze neza zitaye fresh imirimo y'inaha yose murayizi mwo hariya muri za rukobanyi hariya ara n'inyuma ahantu hose wowe witwa nande Njye banyita Mudage. witwa Mudage nitwa Kazungu Chris kababariye witwa Kazungu ubundi mwe mufite n'amazina ariko ikintu cyo mugomba kwitondera ikintu cyitwa umuyobozi muzi ni haduyi ejo bundi yafashe ndi muco mafege kira nakariro ntabwo munsi sindi wo turakuze mfite boro Bakarekeza n'abamuhereza abajama bose bakarekeza boro yanyiriro mwatse igitabo wo munone akazi. gucuruza neza stafu nkuko n'ubundi ngenda nkoresha abari mu duce two hirya dutandukanye urumva njye muzajya muzana amafaranga urumva noneho njye mbahembe kandi nzabahemba neza ariko ugomba kunyitondera shumi yanjye ndavuna n'imboro yanjye ariko simuzi uko babigenza twose dupanze neza turimo aho ngaho dupanze neza ijana nitunga genda wowe ubare neza Umuntu ijana se wajya umenya ubwenge mwe mugende mukora akazi kandi kuri boro yanjye ngenda ndavuna ariko boss ko twanaburaye ntabwo tuzacuruza twaburaye kuganira kubite na senye sende buri muntu ese kumuhaye we wakoze musa mugende mukora akazi mugende mukora akazi abantu bose